twongeye kubasuhuza mwebwe bakunze b'ikiganiro Sikashoka, twizere ko mumeze neza aho waba uherereye, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba n'uburengerazuba, tudasize n'umujyi wa Kigali cyangwa se abantu tubarizwa mu mujyi wa Kigali. Kanizere ko ibintu byose biri kugenda neza kandi ko buri kimwe cyose Imana iri gukomeza kugenda ishyiramo imigisha myinshi cyane. So rero araba badukurikiye bari hanze cyangwa se bari ku yindi migabane igiye itandukanye, cyane cyane arabari ku mugabane w'Uburayi cyangwa se muri Aziya, cyangwa se hano muri Afurika mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, ariko kanizere kuko aho waba uherereye hose umeze neza kandi ko buri kimwe cyose kiri kugenda neza. So rero kuno munsi tugiye kugaruka ku nkuru navuga ngo ntago ari nziza ku ruhande rumwe, ariko nanone njya mbona burya niyo hari ibyo wakoze cyangwa se nimba hari ibyo wakoze just ukaza kuba wabihamishwa n'inkiko, aba ari ngombwa kuba ibyo bintu wabihanirwa cyangwa se icyo wasabiwe wagikurikizwa cyangwa se cyakurikizwa cyangwa se nawe ubwawe ukaba wagikurikiza bitewe n'uko buryo biba byarakugonze cyangwa se waranabikoze. So rero kuno munsi tugarutse ku nkuru itari nziza, aho navuga ngo ni inkuru ibenda ku bakunzi buno mugabo cyangwa se ku bakunzi bagiye bakunda ino couple. Ni ibintu navuga ngo bitari sawa kuba bakongera kumva byibuza yuko hari ukuntu byagenze. So rero ushobora kwibaza se ni inkuru irimo iravuga iki cyangwa se ni inkuru irimo iragaruka kuki? So rero ni inkuru irimo iragaruka kuno mugabo cyangwa se uno mugabo wamenyekanye nka Prince Kid, ariko nanone amazina ye akaba yitwa Ishimwe Dieudonné. Akaba ari umugabo wari uhagarariye Miss Rwanda, ariko nyuma bikaza kuba byaza kuba kaduruvaye cyangwa se bikaba nk'agatogo, aho haje kuba hagaragaramo ibirego byinshi cyangwa se haje kuba hagaragaramo ubunyamwuga bukeya muri iri rushanwa. Bikaba rinahagaritsweho by'igihe runaka, nubwo tutari twamenya se rizongera kugaruka cyangwa se nizongera kugaruka, ese ninafunguka rizafunguka ryari, ariko byaje kuba byaba ngombwa yuko iri rushanwa riba rihagaritswe kubera ibirego byari birimo birashinjwa uwari urihagarariye cyangwa se navuga ngo wari ku ruhembe rw'imbere nka Prince Kid, navuga ngo wari nyiraryo. So rero kuri uno munsi nibwo haje ko hagaragara inkuru cyangwa se hamenyekana inkuru ivuga yuko uno mugabo ngo ni Ishimwe Dieudonné cyangwa se wamenyekanye nka Prince Kid, aho yaje kuba yashyikirizwa FBI cyangwa se aho navuga ngo ni ibintu navuga ngo byatunguye abantu benshi cyane. Baribaza se ko twari tuzi yuko byarangiye, ubwo nyine yacitse ubutabera, ubundi ibi bintu byongeye kubaho gute? So rero ikintu nakubwira nuko ntago gucika ubutabera ari ibintu byo kuvuga ngo ni ibintu byoroshye gutyo gusa, kuko ibihugu bigirana connection kandi bigirana amasezerano yo guhanahana amakuru cyangwa se imfungwa cyangwa se Interpol. Nicyo kintu bishinzwe kuba ari polisi igomba gukurikira ibyaha mpuzamahanga cyangwa se nyamukiramipaka, cyangwa se kuba wakora icyaha mu Rwanda ukajya muri Amerika, si bivuze yuko icyo cyaha cyakuvuyeho anytime barakuzana nicyo kintu inzi neza. So rero ikintu navuga ko ino nkuru ni inkuru yasohotse ivuga yuko Ishimwe Dieudonné wamenyekanye nka Prince Kid yafatiwe muri Amerika. Uyu mugabo w'imyaka 38 yashyikirijwe n'ubutabera, yahamijwe cyangwa se yashinjijwe n'ubutabera bw'u Rwanda. So nk'uko tubizi urubanza rwiwe rwa rubanza rwa Republic, ni urubanza rutabaye mu mwiherero cyangwa se rutigeze ruhishwa, ni urubanza rwabereye public. Benshi cyane tuzi ikintu yagiye azira cyangwa se tuzi ibintu yagiye azira. Kenshi cyane bari bamushinjije ibyaha byinshi cyane, nubwo bimwe byagiye bimuvanwaho ibindi ariko nabyo bikamufatwa. Ariko nuko uvuga yuko uyu mugabo inkuru ihari nuko ibintu bimeze nabi cyangwa se ubu ngubu ari mu maboko nanone ataraye, aho ubu birimo biravugwa yuko byibuza agomba kuzashyikirizwa mu Rwanda, bundi akaba yakomeza gukurikiranwa ku byaha yari yahamijwe n'inkiko.
so rero tunyure muri ino nkuru gakeya tuyisome tumenye se ibindi ibintu bimeze bite cyangwa se biri kuvugwa kuri uno mugabo bimeze bite. Inkuru iravuga yuko Ishimwe Dieudonné wamenyekanye nka Prince Kid yafatiwe muri Amerika. Uyu mugabo w'imyaka 38 yashakishwaga n'ubutabera bw'u Rwanda, dore ko urukiko rukuru rwari rwamuhamije ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina. Yatawe muri yombi muri Amerika bigizwemo uruhare n'amakuru yatanzwe na FBI, ubwo iyo akaba ari Federation Bureau Investigation. Hakaba hategerejwe ko yagezwa mu Rwanda agashyikirizwa ubutabera cyangwa se akaba yagaruka mu rwamubyaye rwari rwamukatiye urumukwiye, akaba yaryozwa ibyo yari yahamijwe cyangwa se akaba yabazwa nanone ku bindi byaha cyangwa se nimba binahari cyangwa se nimba n'ibyo yari yahamijwe akaba yabiryozwa nk'uko byari byasomwe mu rubanza cyangwa se byategetswe n'umucamanza. So rero nibwo haje kuba hagaragara inkuru ivuga yuko uyu mujene yaba yaratorotse cyangwa se yaracitse ubutabera bw'u Rwanda. Ubwo yari ari mu minsi y'agateganyo, bavuga yuko byibuza arekuwe by'agateganyo, atarekuwe nyine ari ukuntu benda kambisobanurira nk'umuntu utabyumva, ari ukuntu leta igusohora cyangwa se usohoka mu rukiko ariko bakiri kugukeka noneho just wowe mu gihe ukiri hanze, wenda bakurekuye by'agateganyo, wowe ukaba wacika mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko ntibikura yuko n'ubundi urubanza rwawe rukomeza ndetse bakaba banagukatira. So rero niyo bagukatiye niho Interpol cyangwa se polisi mpuzamahanga ikorera, birangira ifashe decision noneho ko bati uyu muntu ashakishwe kuko yakatiwe n'inkiko. So rero n'uyu mujene nuko byari byagenze ngo ni Prince Kid yari yasohotse by'agateganyo, birangira ari naho anacikiye cyangwa se anakomezanyije n'umugore we, ariko atari ukuvuga yuko bari bamurekuye biro official, ahubwo byari by'agateganyo. Rero birangira yimukiye we n'umugore we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kuri uno munsi nibwo FBI cyangwa se iyo nakita nka body ishinzwe iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibwo rero uyu munsi yaje ko yagaragaza itangazo rivuga yuko uyu mugabo yafashwe kandi ko biteguye kuba bamushyikiriza Leta y'u Rwanda. So rero ni inkuru y'incamugongo nanone ku bantu navuga ngo bamukunda cyangwa se ku bantu bakunze ibyo yakoraga muri Miss Rwanda, ndetse n'abakunzi bino couple cyane, kumva yuko byibuza uyu mugabo yongeye kuba yafatwa, akaba ndetse ari mu gukomanga gereza, akaba ariko tubivuga, ariko twizere ko byibuza nubwo yari yacitse ubutabera, twizere ko byibuza aje kuba yagororwa, akajyanwa mu igororwa nk'abandi, ndetse nyuma y'igihe runaka akazongera kuba yagaruka avuye kuba yagororwa mu igororero rimwe bazamuhitiramo yajya kugororerwamo. So rero izindi update ziri kuvugwa kuri Miki, aho Miki nawe harimo aravugwa yuko uno mukobwa natareba neza ino industry y'umuziki nyarwanda, film nyarwanda, comedy nyarwanda, ibintu byose byo muri ino industry bishobora kuba byamuhagurukira bikaba byamuzimya nk'uko yari yazamutse nyuma yuko ashatse kuba yakenura ku muntu wamuzamuye, na wundi ni Kiramani, nyiri big time, nyiri navuga ngo nyiri sinema nawe nyarwanda, kubera ko amaje ko yagiramo izina. Seri muri hangana utugripe tumeze nabi
gusa nawe ni umukobwa uri gushyirwa mu majwi cyane kuba byibuza natareba neza ko ino industry iramubana urusenda aho kumubana super deep. So rero ni Miki n'ubundi wawemye kuba ni Miki utarawemye kuba yakomeza kuba byibuza yakigaragaza mu buryo butari bwiza muri society yabo bamukunda ndetse n'abamufana cyangwa se ko ariko tubivuga. Ni umukobwa navuga ngo natareba neza ino industry iramusaza, itume ava kuri top, itume abana bamuryana imboga ahubwo we azimire nyuma yuko atangiye kujya yiyongoza n'abamuzamuye. So rero nizo update ni mfite for right now ya Sky again ya pop the macron microscope pistol. It's your back and sharp Pagan boy. I know the shina the van the it's your shop ya DJ Sky. Miss move.